Imana nyir'igihugu twizeye ije kuguhagurutsa ikuvane mu butayu. Imana iri kuvugana nanjye ngo mbwire wowe umaze igihe mu butayu ngo Imana iraguhagurukije. Tope ya siresenewa hebini shadarai shandowi. Hari imyaka umaze bakwita amazina, hari imyaka umaze bakuvuma. Butayu habaye umuyaga, butayu habaye inzara, butayu habaye amarira, butayu habaye gusonza cyane. Yesu ari kumwe nawe muri ubwo butayu, humura. Nubwo hari ibyacitse, Imana idutabare. Oya, Yesu ari muri ubwo butayu, ariko kubyara byaranze. Hari imyaka umaze, Imana idutabare. Hari imyaka umaze urwaye, hari kongeye kubasuhuza mwebwe mwese mudukurikira kandi mukurikira Umuremyi TV, ishuri ry'Umwuka Wera TV. Imana niba umugisha aho mutuye hose mu Rwanda, abo muri diaspora avuga ikinyarwanda n'abatacyumva mwese turabashuhuje. Imana ibahe umugisha. Twongeye kwishimira no guhura namwe kuri kamera, no guhura n'umukozi w'Imana. Wenda araza kubibwira, ariko nyine turabyishimiye kandi twongeye kumwakira uyu munsi. Imana ibaho umugisha. Abatari bakanda subscribe, mukande subscribe kuzo channel Umuremyi TV, ishuri ry'Imana TV, kugira ngo tujye tubana mu biganiro dukora. Imana niho umugisha. Reka tubanze tumwakire mu izina rya Yesu Kristo kuri iki cyumweru, noneho adusuhuze namwe abasuhuze. Ni karibu umukozi w'Imana. yego. Yesu nashimwe. Amen. Mumeze muti? Ize neza. Icyumweru cyari gishize tutahura, tutongera kuganira, ariko Imana irakurinze natwe iraturinze. Mwari mumeze mute muri iki cyumweru? Iby'umwuka byari bimeze bite? Iby'umwuka bimeze neza. Kubera ko Umwuka Wera n'Imana, ubwo rero iby'Imana nyine ibigenza uko ishaka kandi ibikora neza. Navuga ngo amakuru y'ijuru, amakuru aho bigeze, ubundi iteganyagere ryari rivuga ngo uyu munsi imvura iraza kugwa, baba bari guteganya. Wowe nk'umukozi w'Imana, nka pasiteri, nk'umunyamasengesho usenga, muri iyi minsi hari icyo Imana iri kutubwira cyangwa hari icyo Imana iri kuduteguza? Imana irashaka ko abantu bayizera, hanyuma bamara kuyizera ikabakoresha. Hari ibyo Imana ishaka gukoresha abantu bayizera. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Imana ni umugisha. Hari ibyo Imana ishaka gukoresha abayizera. None abayizera bishatse kuvuga iki? Ko nta muntu, buri muntu wese yaremwe n'Imana. Ni gute umuntu uvuga ngo abayizera? Bitandukaniraho kugira ngo umenye ko umwizera cyangwa nutamwizera, mukozi w'Imana? Aho bitandukanira, uwakijijwe yera imbuto zikwiriye abihanye. Hari imbuto z'umwuka, hari n'imbuto za Satani cyangwa z'abakorera Satani. Urumva rero kugira ngo umenye umuntu wizera Yesu, azaba afite n'imbuto z'umwuka. Yego. Imbuto z'umwuka se nizi? Ntabwo tuzizi, hari abatazizi. Imbuto z'umwuka ziboneka mu Bagalatiya igice cya 5 ku murongo wa 24. Ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ibyishimo, amahoro, kugwa neza, no kwihangana, no gukiranuka. Izo nizo mbuto z'umwuka. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Hari muri iyi minsi hari ubuhanuzi bwari buhari, cyangwa mu minsi ishize abahanuzi cyangwa avugabutumwa bavuga ngo inzara, intambara bimeze gutya, Imana iraje igize gute. Wowe mukozi w'Imana nk'umupasiteri, wenda birashoboka ko nta butumwa Imana yabuguhayemo, wowe nakubaza ngo wemera abahanuzi cyangwa ntubemera? Abahanuzi ndabemera.
hari abatabemera bakavuga ko ari ibinyoma baba bavuga cyangwa baba babeshya. Yego, ubundi ku kigendanye n'abahanuzi bo barimo ibice bibiri. Ariko hari abatumwe, hari n'ababikora mu buryo bw'inyungu zabo. Yego, Urakoze cyane mukozi w'Imana, reka tugusabe noneho twinjire mu ijambo. Hari icyo Imana yakubwiye kugira ngo ubwire abatuye isi yose, noneho nabo badutega amatwi. Reka tugusabe udusengera Imana twinjire mu ijambo. yego, reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu tugushimiye ko uyu munsi twemereye guhagarara imbere yawe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turasenze mu izina rya Yesu kubw'umwanya tugiye gufata turahangaha, tubere umugisha, tangirane natwe, usozanye natwe. Dayimoni muhoza atsindwe, imbaraga z'Umwuka Wera zikora umurimo mwiza muri twe ndetse no kuba twumva. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yego, reka dusangire message twahawe kuri uyu munsi, dusanga mu gitabo cya kabiri cyanditswe na Mose, igitabo cyitwa Kuva, igice cya 16. Turasoma ku murongo wa mbere tugere ku wa 3. Twumva icyo Imana iri kuvugana n'abantu kuri uyu munsi. Kanakiri mwene data dusomere. Igitabo cyo Kuva 16 umurongo wa 2 kugeza ku murongo wa 3. Haravuga ngo umutwe w'amagambo aravuga ngo Uwiteka aha Abisiraheli manu. Yego. Bava muri Elimu. Bava muri Elimu. Bakomeza urugendo. Bakomeza urugendo. Iteraniro ryose ry'Abisiraheli rigera mu butayu bw'Isini. Iteraniro ry'Abisiraheli ryose rigera mu butayu bw'Isini. Buri hagati ya Elimu na Sinayi. Buri hagati ya Elimu na Sinayi. Ku munsi wa 15 w'ukwezi. Ku munsi wa 15 w'ukwezi gukurikiye. W'ukwezi gukurikira uko baviriyeho mu Egiputa. Muri Egiputa. Iteraniro ry'Abisiraheli ryose ryivovotera Mose. Iteraniro ry'Abisiraheli ryose ryivovotera Mose na Aroni. Na Aroni mu butayu. Mu butayu. Barababwira bati iyo twicirwa n'Uwiteka mu gihugu cya Egiputa. Iyo twicirwa n'Uwiteka mu gihugu cya Egiputa, tukicaye ku nkono z'inyama. Tukicaye ku nkono z'inyama. Tukirya ibyo kurya tugahaga. Tukirya ibyo kurya tugahaga. None mwadukuyeyo mutuzanira muri ubu butayu. None mwadukuyeyo mutuzana muri ubu butayu. Kutwicisha inzara n'iri teraniro. Kutwicisha inzara n'iri teraniro. Amen. Imana idufashe cyane. Hano uyu munsi Imana iri kuvugana nanjye ngo mbwire abanyamasengesho cyangwa abantu bamaze igihe basenga yuko uyu munsi Imana ihagurukijwe no kuvana mu butayu abantu bamaze igihe basenga. Imana iturengere. Amen. Imana nyiri igihugu twizeye ije kuguhagurutsa ikuvane mu butayu umazemo igihe. Imana iturengere. Amen. Iri jambo riratwereka Abisiraheli ubwo bavaga mu Egiputa. Ijambo ry'Imana rikatwereka ngo bageze mu butayu, ariko bagezeyo ijambo ry'Imana nk'uko twabibonye, hari aho bageze babura amazi yo kunywa, hari aho bageze babura ibyo kurya, ariko icyo gihe Imana ibazanira manu, Imana ibavubira manu. Imana iturengere. Amen. Ahangaha rero ijambo ry'Imana rikatubwira ngo bahaguruka aho ngaho mu butayu, aho ngaho muri Elimu, mu butayu bwa Sinayi. Bagera aho ngaho muri ubwo butayu, ariko ngo bari bahagurutse. Ijambo ryatubwiye ngo bahaguruka mu butayu, bahaguruka muri Elimu. Hari ahantu bahagurutse. Imana iturengere. Ngo bakomeze urugendo, ariko ngo abantu bacogozwa n'urwo rugendo.
Imana idutabare cyane. Amen. Bamaze gucogozwa n'urwo rugendo ngo bivovotera Mose na Aroni, Imana iturengere. Hanyuma ngo baravuga bati niki cyatumye Uwiteka tuvana muri Egiputa natwicireyo, atahubwo bakatuzana muri ubutayu kwicwa n'inzara. Imana iturengere. Ariko ijambo ryatubwiye ngo bari bamaze guhaguruka. Imana iturengere. Ariko hari ikindi kintu cyabayeho, ikintu cyitwa kwivovota. Imana idutabare. Ariko nubwo byari bimeze bityo, Imana yo mu ijuru igira imbabazi. Imana iturengere. Yemeye kubagirira imbabazi, ibohereza manu. Imana idutabare. Amen. Hanyuma hano harimo message. Imana iri kuvugana nanjye ngo mbwire wowe umaze igihe mu butayu ngo Imana iraguhagurukije. Imana ishimwe. Yesu araguhagurukije muri ubwo butayu urimo. Yesu araguhagurukije muri ubwo butayu mazemo igihe. Yesu araguhagurukije. Imana ishimwe. Amen. Nubwo umaze igihe wivovotera Imana, ariko Yesu akugirira imbabazi. Imana ikugirira imbabazi. Imana ishimwe cyane. Abisirayeli Imana ibavana mu butayu, Imana irabahagurutsa. Imana ishimwe cyane. Nubwo hari ababuguyemo, ariko hari n'abageze i Kanani. Imana ivugana nanjye irambwira ngo mbwire abantu ngo Imana iri mu butayu. Ubwo butayu burimo Yesu burimo. Ubwo butayu burimo Imana burimo. Ubwo butayu bw'iri kugerageza. Aho hantu ubona bikomeye, aho hantu ubona ugiye gupfira, aho hantu ubona nta nzira, Imana idutabare cyane. Yesu ari kumwe nawe muri ubwo butayu, humura. Imana ishimwe cyane. Yesu avugana nanjye arambwira ngo mbwire abantu ngo Imana iri mu butayu. Imana itugire neza. Yesu ari muri ubwo butayu. Imana iturengere. Nubwo ubona uzahapfira, ariko ntabwo uzahapfira. Nubwo ubona hari ibikomeye, ariko ibyo bikomeye Imana ibasha kubihindura ibyoroshye. Imana ishimwe cyane. Nubwo ubona hari ibyacitse, Imana idutabare. Oya, Yesu ari muri ubwo butayu. Imana iri kuri uwo musozi. Imana iri muri ako kazi. Imana iri muri urwo rugo. Imana iri muri urwo rugendo. Yesu ari muri iyo bizinesi yawe. Imana iturengere. Ariko iyi message niyo abantu bamaze igihe basenga, niyo abantu bari ku musozi wo kwizera Imana no gusenga, niyo abantu bategereje Imana bakavuga ngo Mana uzaza ryari. Yesu ari muri ubwo butayu. Imana iturengere. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 9. Byakozwe n'Intumwa. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 7 umurongo wa 30. Nakire mwene data dusome. Byakozwe n'Intumwa igice cya 7 umurongo wa 30. Yego. Haratubwira ngo imyaka 40 ishize. Imyaka 40 ishize. Marayika amubonekera mu birimi by'umuriro waka. Marayika w'Imana amubonekera mu birimi byaka umuriro. Mu gihugu mu butayu. Mu gihuru cyo mu butayu. Bwo mu musozi wa Sinayi. Bwo mu musozi wa Sinayi. Mose abibonye biramutangaza. Mose abibonye biramutangaza. Akibyegera ngo abyitegereze. Akibyegera ngo abyitegereze. Yumva ijwi ry'Umwami Imana riti. Yumva ijwi ry'Umwami Imana rimubwira riti. Ninjye Mana ya sekuruza bawe. Ninjye Mana ya sekuruza wawe. Ni Imana ya Aburahamu na Isaka. Ndi Imana ya Aburahamu na Isaka. Na Yakobo. Na Yakobo. Mose ahinda umushyitsi ntiyatinyuka kwitegereza. Uwiteka aramubwira ati. Uwiteka aramubwira ati.
kwetura inkweto mu birenge byawe, kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze, kuko aho ngaho uhagaze ahera. arahera. Ni ukuri mbonye umubabaro w'ubwoko bwanjye, ni ukuri mbonye umubabaro w'ubwoko bwanjye, buri mu butayu, buri mu butayu, buri muri Egiputa, buri muri Egiputa, kandi numvise baniha, namanuwe no kubakiza, none ngwino nkutume muri Egiputa. Rekera aho ngaho. Manuwe no kubakiza. Yesu aguha umugisha. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana turimo twumva aha ngaha. Imana ishimwe cyane. Amen. Yesu ni umunyembaraga kandi w'ibihe byose. Ntabwo ari umunyembaraga w'uyu munsi, ntabwo ari umunyembaraga wo muri uyu mwaka gusa, ahubwo Yesu ni umunyembaraga w'ibihe byose. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana riratwereka iki gihe ngo Mose yararagiye intama za sebukwe Yetiro, aziragiye mu butayu. Imana iturengere cyane, Imana ishimwe cyane. Iki gihe Mose bintu byari bimukomeranye, yibaza uko bizagenda. Imana ibore cyane, kandi bene se cyangwa ubwoko bwabo bari mu Egiputa babakoresha iby'uburetwa, babumba amatafari, kandi buri muntu wese yabaga afite agomba kubumba, atayabumba baramukubitaga. Habaga hariho ibibazo bikomeye by'uburetwa babakoreshaga. Imana iturengere. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo Yesu aje kukuvana muri ubwo butayu. Imana iturengere. Yesu aje kukuvana muri ubwo butayu nk'uko yabukuyemo Abisiraheli. Yesu aje kukuvana muri ubwo butayu nk'uko yabuvanyemo Mose. Imana iturengere. Iki gihe Mose yararagiye intama, Imana idutabare, ngo ari ku Uwiteka amubonekera ngo mu birimi byaka umuriro. Imana iturengere. Kandi iki gihe ngo Mose yarari ahantu aragiye intama, ngo abone igihuru cyaka nticyakongoka. Imana iturengere. Hanyuma iki gihe ijwi ngo riramubwira ngo Mose, kwetura inkweto zo mu birenge byawe, kuko aho ngaho uhagaze arahera. Imana iramubwira ngo ndi Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ndi Imana y'abasogokuruza bawe. Imana ishimwe. Haleluya. Ni Imana y'abasogokuruza, ni Imana yacu, Imana y'abasogokuruza, Imana twizeye, Imana yabanye na za ntumwa za kera, Imana yabanye n'abahanuzi. Imana ishimwe. Uyu munsi Yesu arakuvana mu butayu. Imana iravugana n'abantu bamaze igihe basenga, Imana iravugana n'abanyamasengesho, Imana iravugana n'abantu babirimo neza, Imana iravugana n'abantu bayizera, Imana iravugana n'abantu bayitegereje, Imana iravugana n'abantu bakunda umurimo wayo, Imana iravugana n'abantu bababajwe n'umurimo wayo, Imana iravugana n'abantu bakirijwe, Imana iravugana n'abantu bakiranuka, Imana iravugana n'abantu bera imbuto, Imana iravugana n'abantu basenga, Imana iravugana n'abantu bayizera, Imana iravugana n'abantu bazaragwa ubugingo bw'iteka, Imana iravugana n'abantu banihira ibizira bikorerwa mu itorero, Imana iravugana n'abantu banihira ibizira bikorerwa mu isi. Yesu aje kukukura muri ubwo butayu. Imana iturengere. Topre sire zenewa hebini shadarai shandowi zenewa yasire. Uwiteka Imana nyiringabo, ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe, Imana igihe Imana ishyirwa hejuru, Imana iravuga bikaba, ni Imana isezeranya yarangiza igasoza. Ariko Mose ngo imyaka 40 ishize, Imana iturengere. Imyaka 40 ishize, Imana iramubonekera. Imana ishimwe cyane. Imyaka 40 irangiye, Uwiteka aramubonekera. Imana ishimwe.
ariko nawe hari iminsi umaze mu butayu, nawe ufite ubutayu, Imana iturengere. Ndetse hari n'imyaka umazemo, ariko Mose imyaka 40 irangiye Uwiteka aramubonekera amuvana mu butayu. Imana ishimwe. Hanyuma nawe hari imyaka umaze uri muri ubwo butayu, hari imyaka umaze ushonje, hari imyaka umaze nta kazi ugira, hari imyaka umaze urushako rwaranze. Imana iturengere. Hari imyaka umaze bakwirukanye mu kazi, hari imyaka umaze warashatse ariko kubyara byaranze, hari imyaka umaze, Imana idutabare. Hari imyaka umaze urwaye, hari imyaka umaze ubona ibintu bidasobanutse, hari imyaka umaze hari ibintu usengera ariko bitarasubizwa. Imana iturengere. Yesu uri umunyembaraga. Hari imyaka umaze bagufashe w'ijambo, hari imyaka umaze bagusuzugura, hari imyaka umaze bakwita amazina, hari imyaka umaze bakuvuma, hari imyaka umaze. Imana idutabare. Hari wowe yaba ari imyaka 5 cyangwa se waba ari n'umwaka umwe cyangwa se yaba ari n'imyaka 2, ariko burya ikigeragezo uko cyaba kingana kose nta kigeragezo kiba umwana. Imana iturengere. Nta kigeragezo kiba gitoya ko cyaba kingana kose, ariko Imana yo mu ijuru ije gutabara abantu barimo barageragezwa ariko bayizera. Imana iduhore cyane. Ndimo ndabona umurongo muremure cyane w'abantu barimo bava mu butayu. Ndimo ndabona abantu bari mu rugendo rwo kuva mu butayu. Ndimo ndabona abantu bari mu rugendo rwo kurengerwa n'Imana. Ndimo ndabona abantu Imana ije kurengera. Imana idutabare. Ariko Yesu aravugana n'umuntu umaze igihe asenga ngo Yesu aje kuvana mu butayu. Imana iturengere. Amen. Ijambo ry'Imana dusoma kandi muri Luka igice cyaho cya 4 murongo waho wa mbere. Imana itwiyereke cyane. Turabona Yesu ari mu butayu, turabona Yesu ajya mu butayu, turabona Yesu ageragezwa na Satani. Niyo mpamvu umwuka w'Imana yantumye ku bantu arambwira ngo mbabwire ngo Imana iri muri ubwo butayu murimo, akaba ariyo mpamvu mugomba kuyizera. Kandi Imana yakujyanye muri ubwo butayu kugira ngo ikugerageze. Imana iturengere. Ariko rero nimara kukugerageza irakuvana mu butayu. Imana ishimwe cyane. Mose yagiye mu butayu amara imyaka 40, Imana imuvanayo ajya kuyobora Abisirayeli. Imana ishimwe cyane. Imana iratwereka kandi Yesu nawe ajya mu butayu ageragezwa na Satani. Imana ishimwe cyane. Ariko Yesu avuye mu butayu yabashije kunesha Satani. Yarwanije Satani aramunesha, ajya ku musaraba, arapfa, arahambwa, arazuka, asubira mu ijuru. Imana iturengere. Ariko hatabayeho ubutayu ntihabaho Kanani. Imana iturengere. Imana ishimwe cyane. Hari impamvu uri mu butayu, hari impamvu wagiye mu butayu, hari impamvu Yesu ari kumwe nawe mu butayu. Imana ishimwe cyane. Senga Imana, kiranuka, era imbuto zikwiriye abihanye, kuko muri ubwo butayu Imana iraje. Yesu akuvanye muri ubwo butayu. Imana ishimwe cyane. Imana irabizi ko mu butayu nta cyiza gihari. Imana irabizi ko mu butayu nta mahoro abayo. Mu butayu habaye umuyaga, mu butayu habaye inzara, mu butayu habaye amarira, mu butayu habaye gusonza, mu butayu habaye umuyaga. Imana ishimwe cyane. Imana idufashe. Mu butayu habaye izuba. Imana iturengere. Ariko Yesu araje. Yesu araje. Wowe uri mu butayu, humura, Yesu araje. Imana ikuntumyeho irambwira ngo kandi Yesu araguhagurukije. Reka mwene data dusomere ijambo dusoza
twumve uburyo Yesu nawe yagiye mu butayu, kandi mwibuke ko Yesu yari Imana. Luka ibice 4. Luka igice cya 4 umurongo wa mbere. Umurongo wa mbere Tugeze kwa kangahe? Soma 30. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu ageragezwa na Satani. Yesu ageragezwa na Satani. Yesu yuzuzwa umwuka wera. Yesu yuzuzwa umwuka wera. Ava kuri Yorodani. Ajyanwa n'umwuka mu butayu. Amarayo iminsi 40. Ageragezwa n'umwanzi. Muri iyo minsi ntiyagira icyo arya. Nuko ishize arasonza. Umwami aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, gira iribuye rihinduke umutsima. Hindurira ibuye umutsima nurangiza urirye. Yesu aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. 5. Umwanzi aramuzamura amwereka ubwami bwose bwo mwisi mu kanya gato cyane. 6. Aramubwira ati, ndaguha ubutware bwose. Aramubwira ati, nundamya nupfuka mukandamya, ndaguha buno butware bwose n'ikuzo ryabwo, kuko ari nge wabugabanye, kandi mbugabira uwo nshaka wese. 7. Nuko numfukamira ukandamya, buriya bwose buraba ubwawe. Yego. Komeze. Ekeraho ngaho. Imana itwiyereke cyane. Aha ngaha dusomye ijambo, turabona Yesu amaze kuzuzwa umwuka wera, ngo ajyanwa n'umwuka wera mu butayu. Imana iturengere. Ariko ngo akigera mu butayu, umwanzi aza kumugerageza. Imana iturengere. Amen. Hanyuma hano ngo umwanzi ari we Satani abwira umwami Yesu ati, niba uri umwana w'Imana, hindurira ibuye umutsima nurangiza. Biraba bigaragaye ko umwana w'Imana. Imana iduhore cyane. Ariko Yesu aramubwira ngo ntabwo umuntu atungwa n'imitsima gusa. Imana iturengere. Aha ngaha Yesu yanze kumvira Satani. Imana iravugana nawe uri mu butayu, wirinde kumvira Satani, kuko Yesu aje kukuvana muri ubwo butayu. Ariko ikintu cya mbere ugomba gukora, wirinde kumvira umwanzi ari we Satani. Imana iturengere. Hanyuma icyo cyari ikigeragezo cya mbere umwanzi Satani yarahaye umwami Yesu, amuzanira icya kabiri, ngo amwereke ubutunzi bwose buri mu isi, amwereke amazu, amwereke amatungo, amwereke ubukire, amwereke iterambere, amwereke aho isi igeze. Ariko ngo baramubwira ati, nupfuka mukandamya, biriya byose ndabiguha. Ati, kubera ko ari igihe wabigabanye. Ariko ngo Yesu aramubwira ngo handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe yonyine, aba ari ukorera. Imana iturengere. Aha ngaha rero birerekana ko Yesu yanze kuramya Satani. Imana idutabare. Yesu aravugana nawe uri mu butayu. Imana ikurinde kuramya ubutunzi, Imana ikurinde kuramya ibigirwamana, Imana ikurinde kuramya ibitari Imana. Imana idutabare, kuko na Yesu yanze kuramya ibigirwamana, yanze kuramya Satani. Avuga ngo handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe yonyine, aba ariyo ukorera. Imana ishimwe. Aha ngaha rero nk'uko bigaragara, imyaka 40 irangiye, imyaka 40 ishize, Uwiteka abonekera Mose mu gihuru cyaka umuriro, kandi icyo gihe ngo yamubonekeye mu birimi byaka umuriro. Imana iturengere. Birasobanuye ngo Yesu aje gutabarana imbaraga. Imana ije gutabarana imbaraga mu izina rya Yesu. Nubwo ubona uri ahantu hakomeye, ubona abadayimoni bakuzengurutse, Imana iturengere. Waracuruje urahomba, urabona abarozi bakuzengurutse,
Imana utabare, umaze igihe urwaye, warivuje, abaganga benshi bakugezeho, ariko ubona byaranze. Imana iturengere, ariko Yesu araje, ubwo butayu maze mw'icyo gihe Yesu abukuvanyemo. Ariko nibuka ijambo twasomye mu Byakozwe no mu gice cya 7 umurongo wa 30, twabonye ngo Imana ibwira Mose ngo nakwetura inkweto zo mu birenge, kuko aho ngaho ahagaze arahera. Hanyuma mu Yuda nyakuri ahora yihana, ijambo ry'Imana riratweza, Mwuka Wera aratweza, ndetse no gusenga biratweza, ndetse amaraso ya Yesu Kristo aratweza. Imana iturengere. Wowe uri mu butayu, wibuke kwihana, wibuke kwera imbuto zikwiriye abihanye, wibuke gukiranuka, hanyuma Umwuka Wera gushoboze guhagara neza mu nshingano. Imana ishimwe. Ndumva rero tugiye gusenga, dusengera abantu bari mu butayu, kugira ngo Yesu abahereze imbaraga kandi mwitegure kubuvamo, kuko mbonye Imana ikura abantu mu butayu, nk'uko yantumye kugira ngo uyu munsi abantu bamaze igihe mu butayu kandi bavuga bati bizagenda bite. Oya, hari amakuru ijuru rizanye kugira ngo nawe makuru agukize, kandi hari bigiye gusohora. Imana ishimwe. Murakoze cyane mukozi w'Imana. Imana ni gumugisha. Mukozi w'Imana, utubwiye ubutayu, Imana igiye gukura abantu benshi cyane mu butayu. Yego, hari ubutayu dusengeramo bwo mu mashyamba bwa hehe ubungubu twita. None ubwo butayu nibwo ushatse kuvuga Imana igiye gukura babandi bari gusengera mu butayu, Imana igiye gukura mu cyangwa n'ibindi uri kutubwira? Yego, bo rero nabisobanuye. Ubutayu ntabwo ari amashyamba, ntabwo ari ibindi, ntabwo. Ubundi hari ubutayu bwari muri biriya bihugu Abisirayeli bari baherereyemo. Ubwo butayu rero ni agace kabagamo imicanga, katagiraga ibyatsi, katagiraga amazu, katagiraga ibidukikije runaka, wenda nk'ibiti nk'amazi. Ni ahantu hatabaga amazi, bwari ubutaka bw'imicanga gusa bushyuha, kubera nta giti kibayo, nta mvura igwayo. Nubwo butayu nuko bwari bumeze. Ariko Imana yabanyujije muri ubwo butayu igira ngo ibigisha, ariko ifite gahunda yo kuzabavanamo. Hanyuma uyu munsi rero abantu turi kumwe n'aha benshi, ujya usanga umuntu avuga ati ngiye mu butayu gusenga. Ariko nk'uko twabibonye, wenda dufatire urugero nko ku muntu udafite akazi. Niba umuntu adafite akazi, akaba wenda amaze nk'imyaka 2 nta kazi abona, kurya ari ikosi, kubona icyo yambara ari ikosi, bene uwo ngo rero ni ukuvuga ngo ubutayu aburimo cyangwa se bumuriho. Niyo yajya ku musozi ahantu runaka, ariko n'ubundi uwo musozi yagiyeho ntabwo uwo musozi yagiyeho ari wo butayu, ahubwo ubutayu buriwe mu rugo. Ubutayu se wenda bumuriho. Rero ubwo buzima ahagazemo nibwo butayu nyine bumurimo. Nubwo agiye kuri uwo musozi agiyeho, agiye gusenga, ariko ntabwo uwo musozi ari wo butayu, ahubwo ubutayu ni ikimurimo, ni ikintu kirimo, ni ikintu arimo arwana nacyo. Kandi nava no kuri uwo musozi, keretse agize amahirwe Imana ikumva gusenga kwe, ariko ashobora no kuva kuri uwo musozi akongera bwa butaka kuburaramo bitewe n'ubukene, bitewe n'ibindi bintu arwana nabyo. Hari ubutayu bw'ubukene, hari ubutayu bwo gukodesha, hari ubutayu bwo kubura akazi, hari ubutayu bwo kurwara. Yego, ubwo bwose ni ubutayu. None ko hari abavuga ko ubutayu, wenda abajya mu butayu bavuga ko ngari ubutayu bagiye gusengeramo ahantu nk'aho ngaho, ko bavuga ko ubutayu nta cyiza kibayo, ariko abenshi bakavuga ko mu butayu habayo ibisubizo, ngo mu butayu naho abasambanyi baba, ariko benshi cyane bakumva ko mu butayu ariho haba ibisubizo. Mukozi w'Imana, wowe wabisobanura gute ko mu butayu ari heza cyangwa ari aho ibisubizo? Icyo nabisobanuraho, nyine mu butayu Imana inyuza y'abantu kugira ngo bigishe.
inyuzeho abantu kugira ngo bigishe cyangwa se bagerageze, ariko nyuma y'ibyo ikaza kubatabara. Hanyuma rero urumva rero nimba umuntu yanyuze mu butayu, tuvuga urugero ni ishuri. Iyo ugiye mu butayu cyangwa uri mu butayu ni ishuri uba urimo. Rero iyo ishuri rirangiye umuntu abona akazi. Iyo ishuri rirangiye, urugero nka Dawidi yabanje kuba umushumba, aragira intama za se, ngo intare yarazaga akarwana nayo akayica, kuko hari igihe ngo intare zazaga zigafata intama. Dawidi ngo agafata ya ntare akayambura umwana w'intama itarawurya, bugacyaha akaza idubu akaryambura umwana w'intama ritaragira gute, ritarawurya, kandi akaryica. Rero icyo gihe Dawidi yamaze mu butayu cyangwa mu ishyamba aragira, bwari ubuzima bumugoye, ariko byararangiye ajya kuba umwami wa Isirayeli. Ibisubizo nyuma y'ubutayu haboneka ibisubizo. Rero mu butayu ntabwo twavuga ngo habaye ibisubizo, ahubwo mu butayu twigirayo. Twamara kwigirayo, Imana ikavuga ati nguhaye amanota kubera ko nakujyanye mu ishuri waryize neza, none ngwino ujye mu kazi, akira ingororano, akira ibihembo. Ubwo mu butayu tuvuge ko ari ishuri twigiramo kugira ngo tubone diplome, noneho haboneka ibisubizo, haboneka ibyiza. Mu butayu rero nta cyiza kibayo, ahubwo iyo uhitwaye neza uhava ujya mu byiza. Amen. Yego. Imana ni umugisha mukozi w'Imana, nibyo nagira ngo tuganire. Hari abavuga ko mu butayu nta cyiza kibayo, niko bimeze. Mu butayu nta bisubizo bibayo, ahubwo ibisubizo biboneka nyuma y'ubutayu. Amen. Urakoze cyane. Niba nta kindi warenzaho rero, reka tugusabe usenga Imana, dusengere n'abari mu butayu kugira ngo Imana itabare buri muntu wese. Ntabwo iyo turi kuvugira hano tuba turi ku buri muntu wese abazatwumva, kugira ngo Imana itabare isi yose, abari mu butayu, intambara zihari n'ubutayu, ubukene, inzara, mbese byinshi cyane n'ubutayu. Kandi buri muntu wese ari mu butayu, waba uri umunyarwanda cyangwa waba uri umurundi, uri he muri Amerika, muri diaspora hose, waba uri mu butayu. Ariko muri uyu mwanya iri jambo rikugezeho nawe kugira ngo Imana igukure mu butayu, kuko ubutayu ntago ari heza, ahubwo ubutayu ni ishuri tunyuramo kugira ngo tuzabone ibisubizo. Nubwo uri mu butayu, ihangane, Imana izahagutabarira. Komera ushikame, upfuka musenga Imana, wizere Imana yo mu ijuru niyo ikura umuntu mu butayu. Urakoze cyane mukozi w'Imana, reka tugusabe niba nta kindi wongeraho udusengera Imana, noneho dusoze. Yego, ndumva cyo nabwira abantu nuko bakora komenti, bagasharinga, bagakanda subscribe, kubera ko buri munsi Imana idutuma ku bantu kugira ngo ibindi Imana iri buze kutubwira baze kubasha kubimenya. Rero ndabashimiye mu izina rya Yesu, ndetse no ku bakoze ibyo nari maze kuvuga, kandi niyo bakoze ibyo bashyigikiye umurimo w'Imana, kuko iri ni ivugabutumwa kandi Imana ibishaka kugera ku bantu benshi. Iyo rero ushayarinze icyo vugabutumwa cyangwa ugashayaringa icyo kiganiro, nawe udufashije umurimo w'Imana. Reka rero dusenge telefone yanjye ni 07 8 8 6 15 Tigo ni 07 2 8 120 411. Amen. Urakoze cyane. Reka dusengera abantu bari mu butayu, ariko mwizere Yesu. Imana ishimwe. Amen. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Uyu munsi udutumye ku bantu bari mu butayu, kandi umwuka wera arerekana ko ubu bakuyemo benshi, urabatabaye, benshi urabiyeretse, bamaze igihe basenga. Turagushimiye rero ko umurimo wawe ugiye gukora ibirenze ibyo dutekereza. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo.
amen. Urakoze cyane pasiteri, Imana niguha umugisha kandi Imana ikongereye ubundi butumwa bwiza, Imana ijye gutuma igihe cyose. Namwe abadukurikira turabashimira, Imana nibaha umugisha, mukande subscribe kuri izo channel, mudukurikire tubane, mudutere inkunga muri ubwo buryo. Ibiganiro nakagaruka rero tuzajya tubana tuganira, mujye mukora comment kugira ngo tubane ibihe byose, tubone ko mudukurikira kandi nukuri aho muri hose turabashimira. Bye bye.